ukuntu tujye dufata ibintu byo gucana inyuma mu ngo tukabifata nkaho ari kirazira cyangwa ari ibintu bikomeye cyane ku mugore, ariko byagera ku mugabo tukumva ko ari ibintu biba bishobora kuba bishoboka biri aho ngaho. My dear, reka mwibutse ko nubwo bwose abagabo dusa naho tubemerera ko guca inyuma biba bishoboka cyangwa se byakwihanganirwa, ariko mu bushakashatsi ngiye maze kwikorera namaze kubona nuko abagabo benshi baca inyuma abo bashakanye, ariko bakabikorana n'abandi barushinze nanone. Ntibizagutungura usanga umugabo runaka aca inyuma uwo bashakanye ariko akamucana inyuma n'umugore w'inshuti ye. Ugasanga umuntu n'inshuti yawe magara, ariko ugasanga ubwo bucuti magara wabuciye inyuma, niba ariko nabivuga, none usigaye ugira ibindi bintu ukora n'umugore wa mushuti wawe. Aho uzasanga abagabo benshi baca inyuma batabikora n'abakobwa, ahubwo babikora n'abagore barushinze. Mu yandi magambo ndashaka kuvuga ngo nituramuka twihanganiye ibintu byo kuvuga ngo umugabo guca inyuma nta kibazo, tuzajye twibuka ko hari abantu azacana nabo inyuma. Abo bantu azacana nabo rero inyuma, mahidia, abo bantu azacana nabo inyuma harimo abagore b'abandi bagabo. Ubwo bizaba bivuga ngo nitubitorera cyangwa se nitubyihanganira tukabyemera, tuzamenye ko ubwo turimo no kwihanganira cyangwa se kwemera ko abagore nabo baca inyuma, kuko ntabwo babikora n'abakobwa gusa. Ariko reka tugaruke ku mukobwa wavuze ati njyewe ngiye gukundana n'umugabo ufite urugo. Tugaruke kuri wa musore uvuga ati ngiye gukundana n'umugore ufite urugo. Abangaba nibo nshaka kugarukaho cyane. Ese tubaha impamvu cyangwa ahubwo turebe ngo ni izihe ngaruka, ni ibihe bibi byo kujya muri uyu mubano? Ni ibiki ukwiriye kuba wibuka? Ukwiriye gutekereza iki gishobora gutuma utekereza kabiri ugafrena, ugafata feri ukabivamo? Ikintu cya mbere, wowe mukobwa winjiye mu rukundo n'umugabo ufite umugore, hanyuma umaze kwinjira muri uru rukundo urarumenyera. Buriya hari ikibazo gikomeye iyo ugiye gukundana n'umugabo akaba amaze kuba mu rugo muri mariage imyaka nk'icumi, 20, reka nkubwire ngo ufite ibibazo bikomeye. Ufite ibibazo bikomeye by'uburyo uzabasha kubana na wa mugabo noneho uzashaka wari umutangizi mu by'urugo. Burya abagabo bamenyereye iby'urugo, nubwo bwose hari byinshi badakorera abagore babo, ariko iyo bashaka guseduiza abakobwa bafite ukuntu babitaho, bafite ukuntu babagenza, kuko hari byinshi baba bamaze kumenya ku bagore. Hanyuma ugatangirana n'uyu muntu ubimenyereye, ubizi neza, uzi ibyo agufatisha, uzi uburyo akwitaho, bikazatuma wa wundi uzashaka utangira kugira ngo we ni fake, kandi ntukamenye yuko bisaba imyaka ya experience. Burya umuntu imyaka amara ku isi n'ubuzima acamo abwigiramo, buramwigisha wabishaka utabishaka. Rero nimubwira ngo maze muri mariage imyaka 17, ntuzaze kumbwira ngo ngo ntabyo ngo uzi ngo ntazi. Imyaka irakwigisha, ubuzima ucamo burakwigisha, wabishaka utabishaka. Niyo mpamvu tuba tukwiriye kubaha abantu bakuru, tukamenya ko hari ikintu cy'ubuzima baturusha, niyo waba umurusha amashuri, niyo waba umurusha gutembera, niyo waba umurusha iki, ariko still hari akantu k'imyaka maze ku isi abakurusha, kuko baba bamaze kubona ibintu byinshi cyane bikwigisha byanze bikunze. Wowe musore ugiye mu rukundo n'uyu mugore umaze kubimenyera, arabizi ukuntu ari bugutware, arabizi ukuntu ari bwigengesera, arabizi ukuntu ari bwibembereze. Wenda naba ngombwa araza gusa naho abaye umugabo muri rwa rukundo, kubera ko afite icyo ashaka. Tuvuge wenda ko ashaka ko muzajya mukora imibonano, niyo agushakaho, cyangwa se wenda afite ikindi kintu agushakaho sinkizi. Wa mugore uzashaka we ntabwo ari ibyo ngibyo azaba arimo. Azaba akeneye kumuha urukundo, azaba akeneye kumwitaho, azaba akeneye kumuha ibintu byose. Nurangiza usanga watangiranye na wa mugore ufite urugo, umaze imyaka ingaha afite urugo, wenda wanatesetse muri rugo, cyangwa se ufite nyine ibintu byatumye aza aca inyuma yarwo. Noneho nurangiza ugereranye rwa rukunda guha aguhata na rwa rundi wa mukobwa mugiye gutangirana azaguha. Icyo gihe birumvikana uzabona ari kuguha ruke, cyangwa uzatangira kumva ntabwo ari mature, ntabwo wamushyira mu rugo, usanga decision gufata icyemezo birakunaniye. Kubera iki? Kubera ko hari gutangirana n'abantu batagize ahantu bahuriye nawe. Icya kabiri ni uko abantu baratandukanye. Bien sûr, kuvuga ngo umugabo agukorera ibintu kanyurwa, ukuntu abikora ukumva ni sawa,
ese wari uzi ko hari igihe agera kuri ubwo buryo bwo kuba yakora ibyo bintu kubera imyaka ya experience abimazemo mu rugo? Yabimazemo yigira ku mugore we, umwaka wa mbere bigenda nabi bikagenda nabi, umwaka wa kabiri atangira kubimetiriza bitangira kugenda neza, umwaka wa gatatu bya bihe byo kuvuga ngo kurangiza vuba birashira, akabazi kwimetiriza azi ukuntu abigenza. Umwaka wa kane, wa gatanu, wa gatandatu ageze aho aba maître, ibintu arabishobora bya danje. Noneho akazi kagukora ibyo bintu nk'umu expert, ukagenda ukanyurwa ku buryo niyo hagize umuntu ukubwira ati urukundo ruvemo udashobora kubyumva ukuntu waruvamo. Kubera iki? Kubera ko agukora ibintu bya hanyuma warangiza ukagenda ugashaka umuntu, cyangwa se utaranamushaka mutagiye kugerageza kujya mu rukundo ukabona ntibiri gukunda. Tuvuge murabikoze nyine nta kibazo, n'undi byo kubikora warabimenyereye, ariko mwatangira kugerageza kubikora ukabona ntibiri gukunda. Uri kubigereranya n'ibyande n'ibyo wa mugabo umaze imyaka 10 mu rushako, yaramaze kumenyera ibintu byose. Urumva decision iraza kukugora. Ngaruka kuri cyo kintu cyo gufata icyemezo, biraza kukugora gufata icyemezo cyo kwemera kubana n'uyu muntu kubera kubona ko reka nkoresha ijambo ritari ryiza ryo kuvuga ngo ari kugutoba, ukabifata muri iyo sense, ubwo kubera ko hari ibyo uri kubigereranya nabyo bikakunanira bikakugora. Ariko nawe musore, nawe nuko wamaze uri kumwe na wa mugore wabimenyereye, wirekura, nta sona gifite, ntaki, muri uru rukundo ameze nkaho ari nawe wenda uri kukuyobora ibintu byose, no kuvuga ngo aragukorera ibintu yisanzuye, ntabwo ari bumere nka wa wundi, wa mukobwa ugifite amasoni, wa mukobwa uza kukwitaho, wa mukobwa ucyumva yuko ari wowe mugabo mu rugo kuko ari ibintu kugira gute. Icyo gihe nawe urabyumva ibintu biratandukanye. Ikindi kintu cya gatatu ni iki ngiki cyo kuvuga ngo uyu muntu akenshi ajya kujya gushaka abandi bantu ku ruhande kubera ko afite n'amafaranga ashobora kuba ari kujyanayo, akugurira ibintu, akakugurira ibindi, icyo ushaka ni icyo ngicyo, mujya mu maresitora ameze neza, mu musohokera ahantu hatandukanye. Iyo agiye kukugurira gift, reka mubwire iza ari gift kubera ko arashaka kugufatisha nyine kugira ngo utazamuvaho. Hanyuma nawe warangiza ugahita ubitegereza no kuri wa muntu mushyashya, wa musore ugiye kurushinga, wa mukobwa ukijya kurushinga, ukagira ngo nawe yarakwiriye kuzaza kugurira ibintu nk'ibyo wa mugore akugurira. Ukagira ngo wa musore azaza guha amagift ameze nk'ayo wa mugabo umaze igihe kinini mu rugo ashakisha ubuzima arimo aguha. Urumva mu yandi magambo, iyo ntagiye mu bintu byinshi byo kurambura ubundi iyo uje mu rukundo n'umuntu warushinze wowe utararushinga, uba ufite ibibazo double. Igihe cyo kurushinga uba uri gutuma kigucika. Reka ngaruke ku mukobwa cyane, wowe mukobwa ugeze ku myaka 24, 25, utangiye gukundana n'abagabo bashinze ingo. No kuvuga ngo muri iyi myaka yo gukundana n'abagabo bashinze ingo niyo wakagombye kuba utangiye gukundanamo n'abasore, ukagira umusore uhitamo mugakundana urukundo ruri serious, mukabaho imyaka 2-3 mukamenyerana mukarushinga. None cya gihe uri kugipfusha ubusa. Iki gihe wagakwiriye kuba ubona umuhungu muzarushingana uri kugikundanamo n'umugabo ufite urugo. Ikibi cyiza kubamo ni kimwe nuko uyu mugabo ashobora kuza akaguhugenza imyaka 3, 4, 5, mwatangiranye ufite 25 ugize imyaka 30. Ya myaka 30 wenda muratandukanye cyangwa se mutandukanye ufite 32, cyangwa se nuko mudatandukanye ariko noneho nibwo utangiye gusubiza ubwenge kugihe uravuga uti nanjye nkwiye gushinga urugo rwanjye. Ya myaka kubera ko yagufatiranye ukiri muri ya myaka yo gukundwa, yo kubonwa n'abasore benshi, ugatangira gutekereza ko washaka umuntu barakuvuyeho, yakugize biro bya kabiri, usa naho utanabibona, ukomeza guhuma, urahuma ntubibone. None igihe kirageze bibaye ngombwa yuko ushaka undi muntu. Ntabwo bakiza kubera ko imyaka y'umukobwa burya igenda ihinduka. No kuvuga ngo ku myaka 23 umukobwa atangira kuba abonwa n'abantu benshi kandi batangiye kumubona nk'aho akuze, bakaza ari benshi, baba ari benshi pe, udafite amahitamo, wibaza ukubeshya n'utakubeshya, kubwiza ukuri n'utakubwiza ukuri. 25 bikagera rwose bakiza ari benshi, uri muri aba mature. 26, 27, kandi uko kuntu baza ari benshi, niba ushinze hakiri kare niko bigenda. Naho ndi kuvuga ngo nzagaruka kuri ikiganiro cyo kuvuga ngo gushaka umugore ukiri muto, niyo urushinze ukiri muto niko bigenda. Ya myaka yuko baza ari benshi
iragera bakaza, waba ufite umugabo waba utamufite baraza. Noneho 28 ikagera bagatangira kuba bake, baba bakiza ariko ari bakeya. 30 ikagera ubwo bari kugabanuka. 32 umva noneho basa naho bashize, ku buryo iyo ugeze mu myaka 32 35 haba haza umwe n'umwe bari mbarwa. Wowe mukobwa ugifite ukiri célibataire ufite imyaka 35 ubona ama avance cyangwa se abasore bashaka kuba bagusaba urukundo bake kurushaho ubwo wa mugore ufite 35 ari kumwe n'umugabo. Kubera ko wa mugore ufite 35 ari kumwe n'umugabo hari ukuntu baba mufitiye ipfa, babona ari umuntu ufite ibyo yagezeho, ari umuntu umeze neza, ari umuntu ubayeho mu rugo, hakaba abantu bumva bamwifuje kurusha wowe ukiri umuseribateri. Bikavuga rero mu icyo gihe ugeze mu myaka noneho yo kuva kuri bya bindi bya kera byari biriho byo kuvuga ngo wowe noneho utangira guteretwa, ahubwo akaba ari utangira gutereta umusore kugira ngo umubone. Ibyo mbivuze nshaka kuvuga ngo iki, ngo wa mugabo wagiye kumwe nawe mu rukundo aragutwara ya myaka yawe yuko abantu baza ari benshi kandi ukahitamo uwo ushaka, hanyuma atume utangira gushaka umuntu batakiza, ahubwo ari wowe utangiye kuba ari wowe ujya kubashaka. Donc bigatangira kuba bibi bikabiha, ugasanga utangiye gushinga urugo rudashingiye ku gukundana n'umuntu, ahubwo utangiye gushinga urugo rushingiye ku nyungu runaka. Uri gusaza ukeneye umwana, uvomeye yuko ushaka umuntu mukabana, ibintu nk'ibyo. Donc uvuga ngo mu yandi magambo wa muntu muri gukundana warushinze ari kugutesha igihe, cyane cyane wowe n'uwo mukobwa. Kandi menye ko igihe cyatakaye ntabwo kigaruka, igihe cyatakaye ntikigaruka. Ubwo niba kigutesheje nyine yakigutesheje.